Yesu ashimwe, Yesu ashimwe cyane, mwaramutse neza, igitondo cyiza cyo kuwa mbere, ijambo ry'Imana rivuga ngo uyu ni umunsi w'iteka turemeye ngo tuwunezererwemo, muhaguruke tuwunezererwemo, twongere tuganire n'umuremyi wacu, Uwiteka kenshi yajyaga agenda mu mafu ya munsi kureba Adamu na Eva, bakagenda kuganira nabo, ngakumva aranezerewe cyane. So natwe rero tubyuka tukaganira nawe ni ukuri aratunezererwa. So mubyuke rero, amasaha yo kubyuka yageze, igitondo cyiza cyo kuwa mbere, undi munsi w'iteka yongeye kurema, ni ukuri yawuremye neza ku bwacu, ngo ubuntu butubeho, excellence, gukora neza, ubwiza bw'Imana, na bya bindi byose yadusezeranyije bitubeho. Iki cyumweru ndatiye ngo amasezerano yose Uwiteka yagusezeranyije ayibuke, ari ayo wabwiwe n'abahanuzi, ari ayo wabwiwe n'ijambo ry'Imana, ari ayo wabwiwe mu nzozi, yose Uwiteka ayibuke. Ikirere cyari kiri hagati yawe n'Imana gituma habaho delay, habaho gutinda, ndagikuyemo mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zose zatuma gutakira kandi igihe cyarageze, ndazirukanye mu buzima bwawe. Nesheje agaciro amagambo yose yakwatuweho, nesheje agaciro imbaraga zose zikorera mu buzima bwawe zikuzengurutse zitari iz'Imana, ndirukanye imyuka mibi mu buzima bwawe, yaba iya karande, yaba iy'abarozi, byose bitaye agaciro kubw'imbaraga za Yesu Kristo. Ari nawe wakuvuzeho ijambo, ari nawe ugiye kurisohoza. So igitondo cyiza rero. Hanyuma dukomeje kwihanganisha abavandimwe bacu. Ni ukuri Uwiteka yashimye ko bigenda kuriya, ariko twizeye tudashidikanya ko Imana idashobora kongera kwemera ko ibintu nka biriya bibaho. Ni ukuri ntabwo byakongera kubaho, ntabwo bizongera, nta nubwo bizongera, burundu 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 burundu, mu isi no mu ijuru babyumve, nta kintu nka kiriya kizongera kubaho. Turashima Imana ko yahishe bamwe, kandi ni ukuri barashibutse, umuryango mugari waragarutse. Rero abafite imitima ibabaye cyane, ni ukuri Uwiteka Nyiringabo yomora imitima. N'abandi bafite amakuru batarayatanga, nabo Umwami Imana amenagura umutima wabo, barekure. Buriya nta muntu muri iyi si, twese dufite inyama n'amaraso, turababara. Uko wakwifuza ko umuntu akugirira neza, nawe aba ari kumugirira. Buriya umuntu yakwishimira kukugirira nabi, ariko nawe iyo bamugiriye nabi arataka. Nicyo kintu gitangaje. Umwana wanjye Fastborn ejo yarambwiye, ariko abantu baba barwana n'iki ko nabo bazapfa? Umuntu akakwica kandi nawe ejo azapfa. Ibyagukoreye nawe finally bizanamubaho, bishobora no guhita binamubaho. Bibiliya iratubwira rero ngo tugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, ngo kuko n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazabona Imana. Byari ibintu bibiri, kubana n'abantu bose amahoro no kwezwa. Kandi dushimikire ikintu cyitwa urukundo, tujye mu rukundo cyane. Urukundo iyo ruhari rurenga ibintu byose, buriya umuntu ukwanga, iyo ukomeje kumukunda ukamwereka ko muri kumwe kandi mukamushyiraho urukundo, uwo muntu imbaraga z'urwango ziragenda zicikamo ibice. Impamvu ni uko urukundo ari Imana. Urukundo nyirizina ni Imana, urukundo nyirizina ni Imana, sibyo? Niyo mpamvu Yesu atubwira ngo abatwanga tubasabire umugisha kandi tubakunde. Ni nko kubatsikamiza Imana kuri bo, barangiza bakabura guhumeka, bagahitamo kwakira urukundo. Ndabakunda rero. Reka turebe ijambo ry'umunsi, umunsi dusenge. Hano ndashaka kukwibutsa ko Imana igukunda. Ijambo ry'umunsi ravuga ngo nawe Imana iragukunda. Ntabwo Imana irobanura ku butoni, Imana ntireba ngo muhe bwoko, Imana ntireba ngo mu rugo murakize, Imana ntireba, Imana iragukunda. Nawe nta kintu na kimwe wayiburira mu biganza.
Imana iragukunda, sibyo? Ijambo ry'uyu munsi riravuga ngo Imana iragukunda, niyo mpamvu yibutsa amasezerano yose yagiranye n'abikunda. Iki cyumweru ni icy'Imana cyo kwibuka amasezerano yose yagiranye natwe. Nzakujya imbere ataringaniye mparinganize, ntutinye, nzongera kukubaka uzaba wubakitse, uhumure imitwaro yawe uyingikoreze, kuko icyanzanye mu isi ari ukugira ngo mare ibi n'ibi. Amasezerano y'Uwiteka aratuzengurutse kandi aratwambaye kandi aratwuzuye. Wongere wibuke ko Imana igukunda, sibyo? Ijambo ry'Imana riravuga ngo mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 8, kadusome 6, mukaya turongera dusome 9. Aravuga ngo kuko uri ubwoko bwerejwe Uwiteka Imana yawe. Uri ubwoko bwerejwe, ni ubwoko bwatoranyijwe. Ngo yadutoranyije mu mahanga yose iduha kwezwa kwayo. Ntabwo byari ku Bisiraheli gusa, kuko n'ubu ngubu iracyadutoranya mu mahanga yose. Iracyadutoranya mu mahanga yose. Niyo mpamvu ubona uyu munsi ngiye nkizwa, nawe ejo ugakizwa, igenda itoranya. Ni ukuvuga ngo iby'amahanga byavugwaga muri Isirayeli n'ubu ngubu biracyahari, kuko abataremera umwami Yesu Kristo bose ni abanyamahanga, ntabwo ubwo bwami barabugeramo. Aravuga ngo ngo kuko uri ubwoko Uwiteka Imana yawe ikagutoranyiriza mu mahanga yose yo mu isi kuba ubwoko yironkeye. Icyateye Uwiteka kubakunda akabatoranya si uko mwarutaga ayandi mahanga yose ubwinshi, ndetse mwari bake hanyuma y'abandi bo yose, ahubwo ni uko Uwiteka abakunda. Nashatse kubabwira uyu munsi ngo Uwiteka arabakunda, Umwami Imana arabakunda. Kenshi cyane najyaga mbwira umuntu, ndabyibuka kera 2018, umuntu yambwira nk'ikintu kinshi intege ngahita mbwira ngo ndabizi ko Imana inkunda. Buri munsi noneho umuntu hashize igihe akajya bisubiramo, kurikije ijambo wajya ukunda kurimbwira. Ndavuga nti nubwo ubona bimeze gutya, ndabizi ko Imana inkunda. Nawe iryo jambo ujye ukunda kuryatura. Imana izagera avuga ati se uyu mwana uhora umpamiriza ko mukunda, n'ibyo ahura nabyo bitoroshye, koko uwamwibutse nkamugirira neza. Ngo icyatumye dutoranya muri aya mahanga yose, nubwo tutari benshi, nubwo yagutoranyijemo uri umwe iwanyu, usanga abantu benshi ari umwe ukijijwe iwabo. Icyatumye igutoranya ngo nta kindi, nta nubwo warutaga abandi, nta nubwo wari mwiza kubarusha, ngo wari n'ubwoko bukeya, ngo ni uko igukunda. Ni ugutoranya, ntavuga ngo hari icyo yagendeyeho, ni ugutoranya gusa. Kaza ugafata ni we mfashe, ni we mfashe. No mu muryango wo kwa Yakobo yatoranyijemo Yozefu gusa. Yatoranyijemo Yozefu amugirira neza, nubwo Yuda yari uw'isezerano, ariko ntabwo ryari isezerano rimusohoreraho, ryari isezerano ry'amahanga rizamara imyaka. Rero nawe Uwiteka arakwibutsa ko icyatumye agutoranya mu bwoko bwinshi akakweza, ngo ni uko agukunda. None rero niba agukunda, ngo kandi ni Imana isohoreza isezerano abayikunda. Hari wowe ko wayikunze, uriye uku nguku tumeze ni uko twayikunze. Zaburi wa 91 ngo kuko wankunze akaramata nicyo nzagukiriza. Ngo kuko wankunze ngo uzanyambaza nkwitabe, niko iyi Zaburi ivuga. Uzajya ubumva ushaka gusenga ukoresha amagambo ya Bibiliya, ujye ukoresha iyi ngiyi. Zaburi ya 91:12 ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye, azanyambaza nanjye mwitabe, nzabana nawe mu makuba no mu byago, nzamukiza muhe icyubahiro, nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye. Urabyumva? Kuko nawe wakunze Uwiteka. Hano iri jambo tuvuga ngo icyatumye agutoranya ngo ni uko yagukunze. Ariko hasi ku 9 haravuga ngo nuko none menye yuko Uwiteka Imana yawe ariyo Mana. Menye yuko Iteka Imana yagukunze ariyo Mana y'ukuri, ariyo Mana y'amahoro, ariyo Mana y'icyubahiro,
ariyo Mana itabara, ariyo Mana yita ku bayikunda. Yigeze yivugira ngo ese umubyeyi muzima yakwibagirwa umwana yakunze? Ahandi arabaza ngo ese niba mubasha guha abana banyu ibyiza muri babi, ngo ni iki kizatuma data we atumvira abayitakira ku manywa na nijoro? Ndakwibutsa ko Imana ikwibukije ko igukunda kandi igiye kugusohoreza amasezerano ku bayikunda. Nawe warayikunze kuko wayikunze akaramata, ngo nikije kugukiriza, nikije kwibukira amasezerano. Imana ndayikunda, hari ukuntu mba ntanateguye, naryamye nasinziriye, mu gitondo nkasanga impaye ijambo. Imana ni nziza, iyo itanze iri jambo ni ubuntu bwayo buba bumanutse, ntabwo nigeze ngitegura. Ntabwo nigeze ngitegura, iyo impaye ijambo ryo kubabwira, ubwo nanjye birimpaye, ngo kuko yadukunze akaramata n'ikizadukiriza, ngo kandi ni nacyo yigitumye ije gusohoreza amasezerano abayikunda. Ngo Mana nkuru isohoreza amasezerano abayikunda. Ariko nayo yabanje kutubwira ngo icyatumye idutoranya ngo ni uko yadukunze. So iki gitondo urukundo rw'Imana ruganze imitima yacu, tugende twumva ko Imana idukunda. Ahari warajugunywe, ahari waranzwe, ahari abantu bagufiteho urwikekwe, ahari wumva udakunzwe, ariko Imana yongeye kukubwira ngo njye ndagukunda, ngo nagukunze mu mahanga y'isi yose ndagutoranya, ngo nguha kwera kwanjye. Ndagira ngo umutima wawe wakire urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana ruganze umutima wawe, urwakire. Umuntu ugukunda arakureberera, umuntu ugukunda abura amahoro ku bwawe. Bibiliya iravuga ngo ni Imana ireberera Abisirayeli, ngo ihora iri maso ntisinzira. Ongera wakire urukundo rw'Imana. Uti se nanjye irankunda n'ibi byose? Ni ukuri Imana iragukunda. Uti se n'ibi byose nakoze ni uku nguku n'uyu mubabaro mfite ko kuburiye Imana iragukunda. Niyo mpamvu ije gusohoza amasezerano wowe uyikunda. 9 haravuga ngo nuko none menye yuko Uwiteka Imana yawe ariyo Mana. Ngo ni Imana yo kwizerwa, first of all ni Imana yo kwizerwa. Ikomeza gusohoreza isezerano no kugirira ibambe abayikunda. Ni Imana isohoza isezerano no kugirira ibambe abayikunda, bakitondera amategeko yayo, ikageza ku buzukuru babo n'ibihe igihumbi. Ndagira ngo mbibutse ko ni Imana yo kwizerwa kandi ni Imana isohoza amasezerano, ni Imana igira ibambe. Mwami Yesu Kristo, turagushimiye cyane kubw'iki gitondo cyiza turemeye, uyu munsi mushyashya, iki cyumweru gishyashya, icyumweru wibutsemo amasezerano yose waduhaye, icyumweru uje gusohoza amasezerano, icyumweru twibukije ko udukunda, icyumweru twujujemo kukwizera. Turakigushimiye, tugushimiye ko ikituremeye nacyo, kandi waravuze ngo aho tuzakandagira hose hazaba hacu. Dukandagiye muri iki cyumweru kandi turakigabanye. Reka ubwami bwawe budukorere, reka umugisha wawe utubeho, reka amaso yacu abone ibyo tutigeze kubona. Reka Mwami duhobere umunezero, reka Mwami womore imitima, ahari ibikomere haterekeho imbaraga z'urukundo rwawe. Reka Mwami tukubone mu maso, reka tukubone utugirira neza, reka tukubone udutabara, reka tukubone udutangaza, reka tubone imbaraga zawe mu buzima bwacu, reka tubone gukora kwawe. Reka Mwami twongere tubone uduhobera, utugirira neza. Mwami Yesu Kristo, ngo uri Imana isohoreza amasezerano abayikunda. Ni ukuri kandi ukavuga ngo umuhati wacu si ubusa. Ni ukuri, ongera uhindukire urebe. Mwami, birashoboka ko uri kwerekeza muri Kongo, birashoboka ko uri kwerekeza muri Zambia, ariko Mwami ubasha no guhagarara cyangwa ukongera ugahindukira. Kenshi ijambo ryawe ritubwira ngo ni uko ari ku i Samariya ngo arahindukira, ngo ahagarara aho ngaho ngo akize kanaka. Mwami, natwe turakwinginze ngo uhagarare, uhindukire, wumve abagukozeho muri iki gitondo. Imitima yacu Mwami ije imbere yawe, twongeye kukwibutsa Mwami ngo twibuke, twongeye kukwibutsa ibyo watubwiye. Ni ukuri wadusezeranyije amasezerano menshi, ni ukuri watubwiye ko tutazakorwa n'isoni, ni ukuri watubwiye ko mu mibyimba ariho dukirizwa, ni ukuri watubwiye ko tutazasonza, ni ukuri watubwiye ko niba Uwiteka ari mu ruhande rwacu umuwisha wacu ninde. Ni ukuri wadusezeranyije byinshi, ugira natubwira ngo ifeza n'izahabu ni ibyawe,
ibyo byose turabikwibukije. Hano mwami dufite ibyifuzo bitandukanye, hano mwami dufite ibyo tukwifuzaho bitandukanye. Turakwinginze Uwiteka Mana yo mu ijuru ngo udutabare, utwegere, amahoro yawe aganze muri twe, imbaraga zawe zitubeho, igicu cyawe mwami nk'uko cyagendaga hejuru y'Abisirayeli kitugendeho mwami, kandi imbaraga zawe zikorere muri twe mwami, tugaragare nk'abatsinzi mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, haza kwifuza kwa buri mutima hano, haza kwifuza kwa buri muntu hano, genderera buri muntu hano, duhe mwami ku byawe kandi uduhe no kukunyoterwa mwami. Dutangaze muri iki gitondo mwami, twakubona ijoro ryatambutse mwami, bwacya impundu zikavuga mwami, reka impundu zawe tuzumve, reka twumve abo wagiriye neza, reka twumve abo watabaye, reka twumve abo wakoreye ibitangaza, reka tubone imirimo y'amaboko yawe. Turakwinginze mwami, usobanura ibidasobanutse, ugende mwami mu mitima y'abakwiye kudukorera n'abakwiye gukora ibyiza kuri twebwe, baturebe batugereho mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, ndagushimiye ko ubyumvishe, mwami ndagushimiye ko ubikoze, mwami ndagushimiye ko utugendereye mu izina ryawe ryera. Urakoze cyane, uringaniza ahataringaniye mwami, utugende imbere mwami, udufubike utwambike mwami, ubwiza bwawe butugaragareho n'igikundiro mwami, kandi abatwanga badukunde, abanze kudukorera ibyiza babikore mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, ngo nk'uko abamarayika bagukoreraga mu butayu ariko natwe badukorera mwami, tubone imirimo idasanzwe, tubone imirimo y'ibitangaza mwami. Amasezerano wadusezeranyije duhora tuguhanze amaso, ariko igihe kirageze ko mwami uyadusohoreza. Niyo mpamvu dutegetse ngo isi y'Abamedi n'Abaperesi isenyuke mu izina rya Yesu Kristo. Abafashe ibyacu amaboko yabo acike, iminwa yafashe ibyacu iyo minwa mwami iceceke. Turatura umuriro w'imbaraga mwami mu kirere cy'umwuka wacu, turatwika abadayimoni b'Abaperesi n'Abamedi n'indi myuka yose y'ubutinde ngo irekure ibyacu, ishye ikongoke. Turahamagaye marayika Mikayeli ngo aze arwane urwo rugamba kugira ngo tubashe kwakira ibyacu mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zose zafashe ikirere, amajwi atugenda inyuma, abadayimoni ba Kabera de Surveillance, abo bose tubatuyeho umuriro w'Imana. Abadayimoni bo mu ntoki turabatwitse mu izina rya Yesu Kristo. Imyuka y'abapfuye ihagarara imbere y'ibyacu byose tugiye kwakira, tuyikuye mu nzira mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zose zatumaga tudashikira ubwiza bw'Imana, imyuka y'uburiganya, iyo yose turayisenye, turayishwanyaguje mu izina rya Yesu Kristo. Twakiriwe gutabarwa, twakiriwe mwami kukubona, kandi mwami twifuza no kukubonesha amaso yacu mu byo ukora, ariko ni ukuri unatugendereye byaba ari byiza mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Nyiringabo urakoze, urakoze ni ukuri, twongeye kuvuga ngo urakoze, ngo ayi ishimwe no gukomera ari ngiye tukuzamuriye amaboko. Urera kandi urakiranuka, uri Imana ikomeye, uri Imana iriho kandi uri Imana izahoraho, uri Imana isohoreza isezerano abayikunda. Ndagushimiye cyane Uwiteka Nyiringabo ko iki gitondo ugaragaje imirimo yawe, ko iki gitondo ugaragaje amaboko yawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uwiteka aragukunda kandi yiteguye kugusohoreza amasezerano yose yakubwiye. Iki cyumweru uzabona amasezerano y'Uwiteka kuri wowe mu izina rya Yesu Kristo, amen.